Yes, igitondo cyiza nizere ko mumeze neza cyane, nizere ko mukomeje kugenda mugubwa neza mu bice bigiye bitandukanye muherereyemo, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba, umujyi wa Kigali no hanze y'u Rwanda, hose nizere ko mumeze neza cyane, by'umwihariko wowe wamaze kuba wakanda subscribe uri uw'agaciro, nawe utarayikanda iki nicyo gihe ngo uyikande kugira ngo ibintu birusheho kugenda bimera neza cyane. Umuntu wakanze subscribe amakuru yose akugeraho kugira ibintu bikarushaho kugenda bimera neza cyane, nta nkuru n'imwe twatangaza rwose ngo igucike, kandi amakuru dutangaza ni ya makuru rwose aba agezweho kugira ngo ibintu birusheho kugenda bimera neza cyane, uwayumvisha akagenda amenya ibigezweho hirya no hino, by'umwihariko muri APR n'andi makipe tuyanyuramo nk'uko tugiye kuyanyuramo, ariko by'umwihariko twibanda muri bita Nyamukandagira mu kibuga kikasa imitutu izanye icyo bita uburakari buremereye kuva muri Sekafa Kagame Cup. Ubuyobozi bufashe umwanzuro ukomeye cyane, turaganira ku ngingo eshatu gusa, turaganira kuri APR by'umwihariko, ariko mbere na mbere turabanza tunaganire gato cyane rwose, turabanza tuganire kuri Champions League yo gato cyane, iminota nk'ibiri cyangwa se umwe tuyiganireho gake, ubundi twinage mu bita Nyamukandagira tuyisesengure neza cyane, mbabwire ibintu Pyramide iri gukora mu Misiri yitegura APR, ni ibintu bitangaje cyane. Iyo bita APR rwose iriteguye ku buryo ubwo aribwo bwose, nubwo bavuga bati turi intare ije yakomeretse tuje gutura umujinya ku iyo bita Pyramide, ariko Pyramide iri gukora ibintu biremereye rwose, iri gukora ikintu bita imyitozo, iri gukina n'amakipe aremereye, iyo iri kuyatsinda ibitego byinshi. Hari akavidewo ndi bubereke k'umutaramu wita Fiston Karara Mayere ari kwitoza rwose yibutsa abafana b'ikipe ya APR igitego yabateretsemo rwose, ubona ko byari ibintu byiza hariya mu gihugu cya Misiri rwose, ikipe ya Pyramide igenda yigaragaza iminsi mike, harabura iminsi mike cyane rwose, iminsi mike cyane kugira ngo iminsi itageze no kuri 15 kugira ngo ikipe ya APR ibe yakina niyo bita Pyramide kuri Kigali Play Stadium. Nkuko mbizi, ibuka ko ikipe ya APR rwose yasabye cyangwa se yandikiye CAF imenyesha ko rwose izakira kuri Kigali Play Stadium, nyuma yo kuvumbura ko iyo bita Pyramide wiyibeshye ugakora ikosa ukayijyana kuri Stade Amahoro. Rwose biriya bibuga bimeze ziriya tapi zo kuri Stade Amahoro nibyo bibuga imenyereye, baravuga bati turajyana kuri Kigali Play itamenyereye, ahubwo aho ngaho ariho tuyihera icyo bita isomo rya ruhago. Abantu benshi bakavuga bati rwose ikipe ya APR biragoye dushingiye ku rwego itweretse muri Sekafa Kagame Cup, rwose ubona ko bigoye ko yagenda igira icyo ikora imbere ya Pyramide, dore ko Pyramide rwose yamaze kugenda igira byinshi igenda ihindura mu miyoborere yayo. Ikipe yatwaye Champions League, APR igiye gukina n'ikipe yatwaye Champions League y'umwaka ushize, ubwo ya 2024-2025. Iyo bita APR ko mbona ari ibindi bindira. Iyo bita Nyamukandagira, umutoza yavuze ati rwose nubwo hari imyanya imwe n'imwe dufitemo icyo bita icyuho, ariko tugomba kugenda tureba uburyo twakigaragaza, turi abakinnyi nabo ni abakinnyi bakinisha ubwenge natwe dufite. Baravuga ati rwose iyo bita Pyramide ntago izaza ngo tumanike amaboko, tugomba guhatana tukareba uburyo ibintu byarushaho kugenda bimera neza cyane. Kandi andi makuru naguyeho zandani ahantu rwose nibereye ahantu zandani zangezeho, nuko ikipe ya APR iramuka ikubiswe n'iyo bita Pyramide, uyu mutozo w'ikipe ya APR rwose amavuta araba yivanze n'amazi, rwose umuriro n'amazi biraba byivanze, uyu mutoza rwose ashobora guhita asezererwa naramuka asezerewe na Pyramide, kuko n'ubundi nta gishya abafana bazaba bamwitezeho, nta gishya ubuyobozi buzaba bamwitezeho rwose. Match ya Pyramide, ubundi uyu mutoza ni umwe mu batoza bihanganiwe match z'inkerabahizi, yarakubiswe rwose aza ku mwanya wa nyuma, kandi mbere yaho nabwo mu mikino y'ishuti muribuka ko yagenaga kubitwa anganya gutyo bimeze gutyo. Ubwo match za Sekafa zikurikiraho nazo agenda yigaragaza, ariko biza kurangira adatwaye igikombe, aza ku mwanya wa gatatu ahabwa umudari wa silver. Uyu mutoza bita Taribu w'ikipe ya APR rwose ubona ko byari ibindi uyu mutoza ubona ko bizagorana kuba yagenda agirirwa icyizere. Abafana barakubwira bati mu gihe atarigaragaza ngo dukubitire iyo bita Pyramide nta bindi dushaka kumva, rwose Pyramide imusezereye nta kindi kintu twaba dushaka kumva uretse kuba uyu mutoza yatuvira mu ikipe rwose, akareba uburyo yajya gushakira ahandi kugira ngo turebe ko twazana undi mutoza, kuko uwo nguwo yaba asa nkaho yatunaniye, dore ko n'ubundi icyizere ari gito.
rwose barakubwira bati icyizere tumufitiye ni icyizere kiri hasi cyane, ubona ko rwose uyu mutoza Talib afite byinshi asabwa byinshi byo gukora kugira ngo abafana bongere bamugirire icyizere. Rwose arasabwa byinshi byo gukora kugira ngo abafana bongere bamugirire icyizere, dore ko ni umwe mu batoza bari baje abafana bavuga bati rwose ashobora kuzabikora, ni umutoza uje afite ibyangombwa, umutoza watoje amakipe aremereye, umutoza wageze finali za Champions League, ariko mu ikipe ya APR rwose ubona ko bikomeje kwanga. Abantu benshi bakavuga bati ese ikibazo ni umutoza, ikibazo ni ekipe, bimeze bite ko yagiye inyuramo abatoza benshi, abafite amazina n'abatayafite, ukabona ko rwose bisa nkaho umusaruro wanze. Bimeze bite? Umutoza bita Adil yahanyuze nta byangombwa, ariko arigaragaza, nubwo nawe muri Champions League mushinja abandi batoza, nawe ntacyo yigeze akora rwose, nawe nta kintu yigeze akora rwose kigaragara. Ubona ko bizagorana kugira ngo ikipe ya APR ibe yabona umutoza yishimiye. Sinzi ngo bipfira he, sinzi ngo bipfira mu buyobozi buzana abatoza cyangwa se bipfira mu bakinnyi ikipe ya APR igura. Ibyo byo naba nkubeshye rwose nkubwiye ko hari bipfira. Hari abavuga bati APR ifite abakinnyi beza irabura umutoza bakamuzana, ukabona ko nawe rwose aje ari uwo kubivanga rwose, ukabona ko bigoranye. Ubwo sinzi uburyo bimeze, sinzi n'uburyo bigomba kugenda birangira muri bita EPEP bahitanye mukandagira rwose, tukareba uburyo iyi timu yavugururamo utuntu duke. Ubona ko ni utuntu duke ikwiriye kuba yahindura kugira ngo ibe yagenda itanga umusaruro. Abantu benshi baravuga bati ikijyanye na mediane yayo iracyayimeze neza, defense n'izamu niho hantu hari ibibazo rwose. Bakavuga bati n'uwo bita Ombolenga Fitina kujya mu kibuga rwose biba ari nk'ikarita y'umutuku yigenda, cyangwa se ni rouge rwose. Ubona ko uwo bita Ombolenga Fitina abafana barakubwira bati uyu mukinnyi ntakwiriye kuba yajya mu kibuga. Uwo bita Byiringiro Jean Gilbert Kagege nawe ntago ari umukinnyi wo ku rwego rwo gukina kabiri ya APR ifite intego zo kugera kure mu mikino nyafurika rwose. Bakavuga bati uyu mutaramu bita